amazina yanjye nitwa Honore Girumatse ariko mu kazi mu gufasha abantu gukora siporo no kubagira inama mu buryo bwo gukora siporo n'imirire nkoresha amazina ya Rex Stones ku mbuga nkoranyambaga. ubwo twaza gushira link kugira ngo ukurikirane amazina nkoresha uri kuri Instagram na Facebook hose Twitter YouTube ariko ntagira active cyane active cyane kuri Instagram. Okay, twibwire umuntu ki nkuko nari nanjye mbivuga ndi umutoza personal trainer muri Kigali fasha abantu gukora siporo abantu b'ingeri zose abagabo abagore muri rusange bafasha gukora siporo nkabagira inama uburyo zikorwamo ndetse n'uburyo barya neza kugira ngo tugire ubuzima buzira umuze. Gukora stretching cyangwa se kwirambura ngorora muscle hanyuma twishyushye tumara kwishyushya dukore workouts nyirizina. Okay, dutangire dukore stretching. Okay, is stretching. Okay, there you go. 5 4 3 2 1. Hindura kandi kaguru. Okay, arabanje k'iburyo. Okay, twagiye. 5 4 3 2 1. Okay, okay, tugiye gukora inshuro 10. Okay, 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Okay, okay, tugiye stretching shoulder. Okay, go 5 4 3 2 1. Really round it. Okay, okay, come on. Okay. Okay. Okay, so no kurura gakeya. Okay, amasegonda 5 5 4 3 2 1. Okay, no tugiye gukora squats. Squats zisanzwe. Okay, 10. Okay, 1 2 3 4 form ni sawa. Okay, okay, tugiye gutangira twishyushye turasimuka amasegonda 30 turuke 20 twongere. Okay, okay, there you go. There you go. Okay, there you go. 20. Andi 10 tuyakore dute turuhuka. Okay, akaruhuka. Iyo uri umutangizi ushobora kumodifiya ukagisimbuka gakeya. Gake cyangwa se ukihuta bitewe n'uburyo bikoroheyemo. Okay, amasegonda 20 akaruhuko yarangiye twongeye dusimbuka amasegonda 30. Okay, you go. There you go. There you go.
Okay. Good. Okay. Hanyuma rero tugiye kuruka amasegonda 20 hanyuma dukore workouts nyirizina. Okay. Tukishyushya tugiye gukora exercise abantu benshi bakunda gukora jumping jacks cyangwa jump jacks bitewe nuko abantu benshi babyita amasegonda 30. Okay. Tugenda. Okay. Keep going. Keep going. Amasegonda 30. There you go. Hanyuma tugiye gukurikiza exercice yo kuzajya ubundi ni exercice ifasha cyane nk'abagore kugira ngo niba ushaka nko kugabanya ibiro ushobora kugabanya ibiro ariko ukanaguma ufite shape ukuvuga ngo ugakora jacks ugahita ushyiramo squat ugakora igice cyo hasi cyose amatako amabuno n'amaguru yo hasi. Okay, ukora jacks ebyiri ukora jacks ukongera. Okay. How long? Turakora 30 seconds on turuhuke. Okay. Okay, yikora jacks ebyiri. No, find your balance. Okay, ushake balance yawe ahantu iri ujye ugenda form ariya squat yayindi kwa. Okay, kore 2 1 ugaruke you slow down gake gake. Okay, gerageza turebe sample. Okay, there you go. Okay, noneho ukora jump squat amavi ntarenga man. Gerageza gusa mu gihe umaze igihe ukora siporo uri tayari ushobora kuzajya uzikora hanyuma ugakora jump squat. Okay. Yeah, okay. Ubwo tumodifie to step forward. Okay, there you go. We go. Squat. There you go. Igituza cyawe kijye kiguma imbere. Okay, there you go. Go holdinga. Akabura kagiye kudukubita. Okay. Kadukoreshe mat. Tugiye gukora plank. Nayo ni imwe muri exercice ifasha cyane mu mubiri wose. Komeza umubiri wose cyane cyane gategetinga mu nda, gakomeza muscles zo mu nda. Ariko urebye mu mubiri wose amaboko, ibitugu byose babiri gukora. Ukora gutya muri straight. Inkokora zikaba ziringaniye n'ibitugu. Ushobora gukora amasegonda 20 cyangwa 30 bitewe n'urwego ugezeho. Ariko mu gihe bigoranye kuko nk'abatangizi bishobora kumugora gukora gutya, ashobora guholdinga ameze gutya muri position ugakomeza mu nda ugaholdinga ogake. Okay, try. It gives the same. Yeah, same. Ariko kugira ngo wongere urwego ho ukoresha amaboko. Okay, there you go. Dukora amasegonda 30. Kavura. Okay, good job. Koza amasegonda 25. Koze neza cyane. Kavura turakomeza. Okay. Yeah, okay. Indi exercice tugiye gukora nayo ni umubiri wose ariko y'abatangizi. Okay. Uzajya ugenda gutya. Garuke. Okay.
uraguka ukema neza. Okay, tugakora inshuro 10. Okay, yego. Uri kumva igice cyo hejuru kiri gukora cyane. There you go. There you go. 5. There you go. 8. There you go. 7. Hasigaye ebyiri. Abaga. Twagiye. Ya nyuma. Nice. Kumva umeze gute? Okay. Hanyuma indi exercice tugiye gukurikizaho ushobora kuyikora ugenda uzamura urwego bitewe n'urwego ugezeho. Mu kwiruka ariko uri ahantu hamwe. Ushobora kugenda gakeya gutya ariko mu gihe ugeze ku rwego rwiza ushobora gukora wihuta. Okay? Okay, ariko mu gihe ugitangira ushobora no kumodifiya wenda nk'ababyeyi bamaze igihe babyaye cyangwa se umuntu ugitangira gukora siporo mu by'ukuri ataramenyera. Okay? Ushobora no kujya ugira gutya ugakomeza mu nda. Niba wakoraga nk'izi wiruka cyane ukora gake gake uramodifiya ama exercice menshi ushobora guperforminga ariko niba kuko hari nk'abantu batwita bari basanzwe baterura ibiro ajya muri gym akariftinga weights mu gihe atwite agabanya ibiro ariko akagerageza no gukongera gukora muri form ya nyayo. Urabona abantu bari muri gym cyane akenshi ntabwo bita kuri form, ukabona niba ari gukora squats agakora ashaka kugira ngo abirangize adashaka kugira ngo akore squat neza. Rero iyo utwite cyane wita gukora form ya nyayo. Ugerageza ikibuno ko kijya inyuma hanyuma amavi arenga amano yawe. Okay? Niyo wajya ugarukiramo nka hagati ugasqueezinga amaguru. Okay? Gake. Iyo uri gukora mu busanzwe iyo turi gukora mountain climbers tuba dukora twihuta cyane dutera amavi imbere cyane. Ariko mu gihe utwite cyangwa se umaze igihe ubyaye cyangwa ari nabwo ugitangira gukora siporo ugerageza kumodifiya ukajya ukora gake. Okay? Tukaba tugiye guperforminga mountain climbers n'ubundi ni exercice ifasha cyane gukora ku gice cy'inda. Ugakomeza inda n'amaboko. Amaboko aza ari nka muscle ya kabiri ariko primary muscle ufocusinga mu nda cyane. Okay? Tujya hasi. Okay? Ukihuta. Okay? Gutyo. Uri kubyumva? Nice form. N'ibitugu. Okay? Gutyo. Okay? Nice form. Okay? Good. Indi exercice rero tugiye gukora buriya mu gukora siporo cyane ku bagore bakunda gukora siporo ariko bagakora amakardiyo gusa. Bagakora izi zibabiza icyuya cyane cyangwa se ntibakore cyane ibi siporo zisaba imbaraga nk'ama push up, ama pompage. Wenda akenshi bavuga bati ni iby'abagabo cyangwa se barahita azana amaboko nk'ay'abagabo ibintu nk'ibyo, ariko mu by'ukuri zigufasha no kuba uri strong, uri fit kandi ukaba uri in shape. Amaboko ukayakora ugakoresha imbaraga. Ni ukuvuga ngo ushobora gukora pompage mu gihe bishoboka, ariko akenshi abagore usanga iyo bagitangira ntago baba bakomeye hejuru, ntago yapfa gutangira guhita akora pompage neza nk'abagabo. Rero akenshi ushobora gutangira ugakora upfukamye. Ushobora gukora upfukamye ugashyira ibiganza imbere. Okay? Kandi
ugerageza guhumeka mu gihe uri gukora pompaje. Okay. Ukinjiza umwuka wazamuka ukawusohora. Okay. Ushobora gutangira ukora nk'esheshatu ukaruka gake kongera ugakora izindi. Okay, try. Okay, ibiganza bibe straight. Na shoulder, yeah, aho ngaho. Okay, push. Okay. There you go. Okay, nice. Okay, biraza. Okay, nice. Tugiye gukora indi exercice n'ubundi turi gutagetinga chest n'amaboko. Kuvuga ngo iyi ngiyi ishobora kugoranaho gake ariko n'ubundi the same na kuriya. Nshaka ko usa n'uryama ugakora pompage. Uragerageza. Okay, walk imbere. There you go. Nice. Okay. Uri kumva ko iyo ushobora kuba ariyo utangiriraho mu gihe iriya ya mbere yagoranye. Okay. Nice form. Good job. Okay. Okay. Dukore ebyiri turuhuke. Oh, you good? 2 more? Yeah. One more. Nice. So it looks real. Okay. No, ndayishira. Kora niyo yagaragara nabi. Okay. Okay. Ukuvuga ngo iyo umanuka ukaryama hasi ariko amatako n'igituza bikagira hamwe rimwe, bikagira hasi rimwe. Hanyuma mu guhaguruka ukabanza ukazamura igituza, hanyuma n'amaguru wagera hejuru ugasimbuka. Ariko mu gihe ari gugitangira ushobora kudasimbuka ugahagarara gusa. Okay? Okay, wagerageza tukareba. Okay. Okay, uramanuka gake gake. Okay. Uryame none nuhaguruka uzamure chest. Uhita uhaguruka. Okay. You jump. Okay, there you go. And uhaguruke nanone. I think I'm done. Okay. Is it wenyine? Umenyi bw'ibanze mu gukora siporo akamufasha akamenya uburyo wenda azajya akoramo siporo n'imirire wenda agashaka umuntu umusobanuriraho. Ikindi kintu like how do you not get there in the first place? Numva nganje ko nabitekereje ko I can actually gain 20 kilograms nariko narabyirinze kare. Yeah. Okay. So what is the thought process kuri umuntu kugira ngo atagira iyo cyo gihe? Ngiye kuvuga ngo just because you're pregnant is not a sickness. Yeah. Akenshi usanga iyo abagore batwise avuga ati ararya cyane kugira ngo agaburire umubiri we ndetse n'umwana. Nibyo koko agomba kurya indyo yuzuye ariko ntago bivuze ko arya junk foods. Ugasanga ari kurya birenze iby'umubiri we ukeneye. Ugomba kurya indyo yuzuye, ushobora kurya indyo yuzuye nk'uko ujya bitwereka kuri channel yawe, ugateka neza indyo yuzuye ukayitekera mu rugo ariko ukarimita ayo masukari mu masoda, amachapatis, ibintu nk'ibyo, ibintu cyane cyane biri processed. Ukuvuga ngo ushobora kurya neza ariko ukarya indyo yuzuye ariko ibintu biri clean. Whole food. Rex, rero kenshi usanga abantu benshi mpamvu badakora siporo ari ukubera ko badafite umwanya. Okay, suko batawufite ko tujya tureba Netflix, YouTube n'ibindi nk'ibyo ariko niyo excuse dutanga ko umwanya udahagije.
umuntu ashaka kuba consistent byamutwara igihe kingana iki kugira ngo ese yakoresha iminota ingahe akoze buri munsi kugira ngo abe akomeze ari fit? nkomoje kuri icyo kintu uvuze, ubundi mu gukora siporo ndetse no mu buzima bwa fitness n'imirire, kuba consistent nicyo kintu cya mbere. Kuvuga ngo ibintu ukoze ukagerageza uburyo ki biba nk'ubuzima bwawe, ntujye ubura umwanya wo gukora. Umwanya yego ujya ubura, ariko uvuze ko ni ibintu byinshi tugiye dukora bitwara umwanya wacu ku buryo utabura iminota 30 cyangwa 20 yo gukora siporo. Kandi ntabwo ari ugukora siporo buri munsi, ugomba kujya guha umubiri wawe umwanya ukaruka, ukumva you listen to your body, ukumva niba ukeneye akaruhuko ukaruhuka, byibuze ugakora siporo iminsi 3 mu cyumweru. Kandi ntiwumve ko niba ugiye gushaka nk'ugufasha mu gukora siporo cyangwa se kurya neza, ntabwo ari ibintu bihenze. Kuvuga ngo ushobora kwanga kwishyura umuntu ugukoresha siporo, ariko ukazasanga wabaye obese, ugasanga kwivuza bigutwaye amafaranga menshi cyane kurusha ibyo bintu. Kandi mu by'ukuri kurya neza byo birahendutse kurusha kurya ama junk foods. Nakubazaga ibyo ari byose ufite abakiriya, harimo abagore, harimo abatandukanye, ubona bakubwira ko ari izihe mbogamizi bahura nazo? Tubibutse ko umwaka ushize nakoze challenge bavuga ko nashakaga gutakaza ibiro 8. Iyi rero ni nka follow up video nshaka kubabwira ko yaragerageje ntabwo byakunze. Rero ndashaka kugira ngo abameze nkanjye cyane cyane nkanjye nibwo yarabuze consistency. Natangiye mfite courage kabisa, byuka saa 12 ngajya muri siporo, ibintu bimeze neza, ariko ngeze hagati. Nk'uko wari ubivuze, akenshi ikintu nk'imbogamizi abagore muri rusange bakunda kugira, batinya guterura ibyuma, tuvuge iyo bagiye muri gym, cyangwa se bagatinya gukora imyitozo isaba gukoresha imbaraga nka push ups, kuko bumva wenda ngo baragira amaboko nk'ay'abagore cyangwa se nk'ay'abagabo, cyangwa se bakumva ko nyine atari ibintu byabo. Ariko buriya gukora imyitozo isaba imbaraga cyangwa se no gutera ibyuma birafasha. Ushobora gukoresha ama resistance bands cyangwa ama weights uba bifite ibiro ukabikoresha. Kandi ikintu nk'uko bivuze, waragerageje ntabwo byakonaniye. Nukuvuga ngo ni ugukora utagendeye cyane kuri motivation. Kuvuga ngo wowe ugerageza kugira discipline, ukavuga uti niba wihaye kugikora iminsi 3 mu cyumweru ukayikora, niba icyumweru gitaha ubaye bize ntubashe gukora iyo minsi 3, bituvuga ati hana byananiye, reka mbireke n'ubundi byanze ntago nkibitaye bya biro, wongere ugaruke ufatireho. Niba wasibye umunsi umwe icyumweru gishize, ukurikiye ntiwiyice ngo ukore exercice nyinshi cyane zikunanize, ejo byuko utagenda, ukore gakeya kuri ya level ugezeho, ugende wongera gake gake, bibe nka lifestyle. Hari n'abandi batureba bashobora kuba bananutse mu by'ukuri, bakavuga ati ngiye siporo ntabwo zikeneye. Ese siporo bazikora kugira ngo unanuke gusa? Oya, siporo buriya ni ibintu by'ingenzi, ibintu by'ingenzi cyane. Umubiri ukeneye kumuvinga, ushobora no kuba atari siporo yo kwiruka cyangwa kuri ukora workouts zitandukanye, no kugenda buriya n'amaguru ni siporo nziza. Rero abantu bananutse ntibakumva ko siporo ari zo abantu bashaka guta ibiro cyane. Siporo zigufasha no kugira ubuzima bwiza, kandi ushobora no kuzifashisha ushaka kongera ibiro cyangwa ushaka kugira imiterere myiza mu gihe waba unanutse. Ubwo ngubwo bakora izitandukanye, bakora izitandukanye, birumvikana. Ariko uruhande runini ntabwo rubogamiye kuri siporo. Uruhande runini ni mu gikoni burya. Ni ukuvuga ngo niba ushaka kongera ibiro, ugomba gukora uko ushoboye ibyo siporo wakoze zikaba nkeya ku byo wariye. Ubwo ni ukongera calories wariye. Ariko nituvuga kongera calories, ntibahite bajya muri chips ngo wongere calories zitari nutritious. Kuvuga ngo ufate ibintu bifite intungamubiri zihagije umubiri ukeneye. Nk'uko nabibabwiraga, hari imyitozo ngororamubiri ushobora gukorwa n'umuntu uwo ari we wese, waba uri umutangizi cyangwa se uri umugore utwite cyangwa umaze igihe gito ubyaye.
ushobora gukenera gukoresha resistance bands nk'izi mfite cyangwa se weights ibiro. Ushobora gukora amaboko, tugiye gukora biceps, ni muscle hano. Ahangaha twari turi gukora biceps. Ushobora gukora ibitugu, shoulders. Still turacyakora shoulders, ma front raise. Yeah. Nizere ko mwaryohewe n'ino video, niba mushaka kuzikomeza mureba kuri subscribe, werekane abashuti bawe bose kugira ngo tugire ku bantu benshi.